inkuru ziri kuvugwa nimba ibintu ni bibiri nta kintu yakubwira uriya ni incakura uriya mwana w'umuhungu ni incakura mbaza imihanda yakubwira ikize na shebuja ntarubaka urumva yamugiriye ihe nama urakoze cyane Dudu sebuja se we yamugiriye ihe nama we sarasetse uwo navuze ninde abantu mwese mwigize hano za najyu ariko mbabaza mwese mwigize za najyu hano mujye mureka ibintu babisokoza uko byubatse je sishigikira umuntu waza guhohotera umuntu anamutuka nabi ariko muraje mutangiye kwahukisha abantu umuntu araje arapo ikindi ubundi iyo umuntu yanditse ngo ibiba mureke mbereke abanyarwanda mureke mbereke abanyarwanda tuzi ubwenge ntimuzajye muza ngo mudushyire mu kibo muterure mwigendere umugore asibye amafoto y'ubukwe ku rukuta rwe umugore ahinduye izina ry'umugabo umugore akuyemo impeta muribaza ko ubwo turi kwibaza iki sene zirimo aho hagati n'izihe urwo rugo ntabwo rworohewe ibyo byo mubimenye ntituzi inyito y'ibyitoroshye ntituzi umubare wabyo ariko ishyamba ntiriba ari ryeru tujye tubwizanya ukuri mureke kuza guca ibintu ku ruhande ariko haka iyo ribu mukangisha abantu cyangwa izo ribu mukangisha abantu mwibwira ko ari izacu twese kudadeki baraguhakinze bagusibiye amafoto kuki batayakuyeho noneho na murumuna w'amafoto nawe yarasibye y'ubukwe murebe ukuntu mwese mwahagurukiye rimwe yewe ntimukarenganye n'abavuga rwose mujye mureka abantu bicare bavuge kuko akariho karavuga mu minsi ishize sinigeze kubabwira mujye mureka mujye mbabwiza ukuri mu minsi ishize sinigeze kubabwira nkababwira nti hari umugore wubatse urugo umwana yabyaye suwe yamubyaranye n'umukozi ukora muri imigrasiyo ego ko bari ndongera ndababwira nti wa mugore yaragiye ava mu rugo atwara n'igitanda byose byayo makuru mba nyifitiye ingo zatandukanye Kigali sinshobora kuziyoberwa pe cege nana bakonfirm Juju meze neza sheri igiye no kubyara yes igiye no kubyara nahoze mbona imeze nk'iri kurirekwe mu minsi ishize simwagiye kumva nimwahise mubibona umuhanzi akaririmba akagiza aho ngaho akikubita akavuga nti wavuze n'ibyo urugo rwawe ra ariko ubwo ngo jihadi kandi uko byagenda kose ibintu byitwa uburinganire mwabyumvise nabi uburinganire mwabwumvise nabi sinzi nimba iyi politike y'uburinganire leta izadufashe kayisubiramo kugira ngo abanyarwanda bayumve neza uburinganire ntago ari ugusuzugura n'ukuringanira imbere y'amategeko sibyo n'ukuringanira uburinganire ntago ari ugusuzugurana ngushoboye iki nanjye nshoboye iki uburinganire mwabwumvise nabi hari abagore muri imihanda musuzugura abagabo bayo n'ubundi umugore agomba kubaho umugabo akubaha umugore we setu uburinganire umva nuko amategeko abagomba kubarengera mwembi nta muntu uri hejuru y'amategeko nicyo kintu uburinganire buvuze ntabwo uzavuga ngo urakora iki oya turi kumvikana tujye tubwizanya ukuri uburinganire mwabwumvise nabi abagore mugera mu ngo mukagenda mukigira amashangingi mukumva yuko mugomba gusuzugura abagabo namwe mukaza mukigira karaha kajya mukumva yuko muri abagabo mu rugo gusa kuba umugabo se nuko ufite amabyanagana hagati y'amaguru oya rwose n'umuturanyi wawe arayafite kandi yaza akayamukoma mujye mwubahana mu rugo mumenye ko uburinganire ntago ari ukuvuga hari n'ukuntu umuntu yaraje ngo ariko ngo mwebwe ngo babahaye intebe aho kuyicaraho muyihagararaho nimba umuhaye intebe kuki mutegeka uko agomba kuyikoresha ariko mwaraje mugira mutya ingo muzigira nk'utuntuze nk'uturima tw'igikoni buri muturage wese aza gusoromaho ku buryo uzi ukavuga ubuzima bw'urugo rwawe kuri social media none se urumva twebwe turi buze kukumarira iki sheri nta na kimwe uretse kukota
ingo zanyu zimwe. Nk'uyu mugore yaragiye akura araza ararata ngo dore impeta nayo nyambaye. Uri kubitwereka se ngo tubikorere iki? Turaza tuvuga ibihari. Impamvu umuntu akuramo impeta ibari iyihe? Ni iyihe mpamvu umuntu akuramo impeta? Uragiye ushyize ibintu kuri social media ngo si wowe, mukaza mukigira injajwa mwigize zanajyu. So bushati ibibazo ngo ntago ari muri ntuze nziza ngo ariko si byo gusharinga. Icecekere iturize ibintu byose. Umuntu muturage ahitaza ngo abasi twabibabwiye ntiwumva ko ibintu byose bihari ngo ntabyo muba mutazi, byose muba mubizi, muba mwigiza nkana. Umugore ati njyewe ati nzaza rimwe mbabwire, undi ati ntabwo wemere ye. Ahubwo mwarakenyeye mwibagirwa imyitero. Ubundi bibazo by'umugore n'umugabo baba bagomba kubikemura. Iyo hajemo ihohoterwa, nimba uyu mugabo yarahohoteye uno mugore, bijye mu mategeko apana kuzana kuri social media. Muraza mukigira zanajua kweli. Ingo hanze ahangaha ntago zoroshye, ariko nukuvuga ngo ntago horoshye ingo, ahubwo ingo nta kibazo gifite, ahubwo ba nyiri ingo nimwe mutoroshye. Ese kubundi kuki muzamukatangira ngo ingo z'iki gihe? Kuki mutajya kuri ba nyiri ingo z'iki gihe? Ba nyirazo ingo se n'ibyombo biri muri urwo rugo. Iyo muvuze ngo urugo ni ikize, n'ibyombo biri muri urwo rugo ntibishobotse. Ba nyiri rugo nimwe mutoroshye. Kandi ikindi kubera ki ntimwigeze mwicara mwarahuye ni papa bamwe na bamwe muri iyi mihanda. Urareba umuntu ukabona umuntu ukamureba ukavuga utuyu tuzubaka, ntuzi neza yuko nimba no kubaka bimurimo, ntuzi icyo ashaka, ntuzi nimba ari ifungo ryawe ashaka, ntuzi nimba ashaka kuza kugutesha umutwe ngo yigendere. Ntago mwumva ingo zimara iminsi 3 zigata zisenyuka se? Uriya mugabo we mureke babwire, uriya mugabo waramutse arambuye ukuboko ngo nanjye impeta nayikuyemo. Ikindi babaza gukuramo impeta bisobanuye yuko abantu batandukanye. Ibintu byose nyine. Urugo murarugira urakoze cyane. Wowe urubaka urugo rufite abakomisiyoneri, rufite ba manager, rufite bande. Iyo wubatse mujye mumenya ko mwubatse muba mugomba no kuva mu mihanda. Ibintu muri kunyandikira ibintu bya Sonia ntabyo nzi. Sonia wuhe? Sonia wuhe? Ntabyo nzi. Ibintu bya Sonia ntabyo nzi. Mbizi nababwira murabizi nanjye ko nta kasoba muri iyi mihanda. Mujye munazirikana izi ngo z'abantu. Abantu muraza mukabahereza umwanya wo kwivuruguta mu ngo zanyu. Ejo bundi twavuze umuntu umugore we umwana bafitanye ko atari uwe, arangije araturakarira ngo baramvuze, aragenda himba n'indirimbo. Byarangiye gute? Ntibyarangiye umugore wawe agiye se? Ntimwatandukanye, divorce niyemejwe na leta. Ntago byahagizera. Sister wa Pamela se we yagize ati munkure Sonia mu bwonko ngiye nikomereza ibyanjye. Munkure Sonia mu bwonko. Munkure Sonia mu bwonko mwanjashwa. Uri kumva? Ikibazo ntaho ritarema, biterwa n'abaremyi b'iryo soko. Ingo zanyu zimwe mwazigize nka boutique, ingo zanyu mwazigize nka supermarché. Bamushaka ko buri muntu wese azaga kuramo rubita kigendera gakuramo iki. Mujye muguma hamwe nyine bazote nkuko mwazizanye. Ingo zanyu mwazigize udusoko twasoko mujinga. Ntago muramenya agaciro k'ingo. Muzijyamo mukagira ngo murazihuza n'imihanda. No. Ibibazo bibaye gutyo mwerekeza mu mategeko. Njewe sinzemera ihohoterwa aho riva rikagera. Nimba warahohotewe jya kubivuga ureke kuza kwidarapa. Njewe umunsi nongeye guhitamo sinzahubuka. Ubundi se wahubukishijwe nande? Hari wakumanuye? Suko mutumva mwagiye kubaka ingo mutaranabyitegura mukiri ubundi ni ryari umwana yubatse urugo. Wari ukiri uruhinja dada, wari ugikeneye kubanza kwikaraga mu mihanda mukiri inzana mugashyuha. Wibwira yuko se kubaka urugo ari ukugenda ukagarama ukarongorwa gusa, cyangwa umugabo akaza akarongora, cyangwa umugore akarongorwa akagenda? Hari byinshi bigize ingo. Mujye mumenya kuba, mujye mumenya n'ingo. Ubundi iyo ugiye mu rugo umenye icyo ugiye gukora. Iyo utazi icyo ugiye gukora, yes, mwese mukeneye justice. Nimba ibibazo bihari mu rugo,
ntabwo urugo ruza kuri social media ngiye ibi bintu mpora mbibabwira mw'abantu mwe mwubatse. Impeta nayikuyemo, so uragira ngo abanyarwanda tuvuga ngo iki? Nasibye amafoto yanjye, nahinduye izina. Buriya rero niyo mushaka, buriya rero wanakomeza ukagira gute. Ariko ni kwa kundi mubona ishitamba mugata n'urwo mwari mwambaye, mujye mwicara hamwe. Ingo zanyu mwazigize stati, ingo zanyu mwazigize nk'abantu bagiye muri supermarché, buri muntu wese arinjira mukamuyagira iby'ingo zanyu. Ayi buricara wowe ukarayagira umuntu iby'ingo zawe nawe urwe rwaramucanze. None suribaza ko avuga ngo cyari tajyana avuga ngo surwumwe ngo no kwa runaka hari kugurumana. Ubu kabeza ntabwo ariho baba bari kubavuga ngo uyu muntu ntashobotse kubera iki, ariko muza mukemeza yuko umuntu adashobotse. Mubyemezwa n'iki? Utazi ingaruka z'igitsina gitsindagira mu kindi. Kenge mbibabwira, mukazi ibintu byanyu mukabishya mugasa nk'abaca amarenga ngo mugiye kugira ngo abanyarwanda muraca amarenga y'iki? Reka twemere ko wasigaye Canada. Ubu se bari kuvuga yuko wahise ukora ugahita ujya gusanga umugabo wawe. Ibyo byo nibyo ngo ariko ngo niko uru rugo rwanyu mwakoze umurenge mwitsimbye ubukwe mu butangaza ku karubanda. Nibiri kubabaho ni mu bitangaza cyangwa mu bijyane mu mategeko babafasha. Twebwe icyo tubakoza nukuza hano mu mihanda tukavuga tuti dada nibatamaze na kabiri. Arewe ubu buri muntu tumuhaye mikoro ngo avuge haba nuriya ngo ni umugabo akavuga n'umugore akavuga byagenda gute. Niyo mpamvu mugomba kubisotinga, kandi haramo mubibwira nabo n'inshasho. Ninde wagiye kuganiriza umuntu wo muri RIB ibibazo ari guhura nabyo akaza akabivuga? Ninde mwegera urwego rw'ubugenzacyaha muragenda murababwira ibibazo biri kuba kugira ngo babafashe? Ntawe. Hari uwigeze aza kubivuga? Mwigeze mugani? Hari ubwo mwari bwabone perezida w'urukiko aza akavuga ati runaka runaka yaje kuturegera iki? Ariko iyo uje mu mihanda sheri, imihanda ntiba yishimye. Muraho abandi namwe mukaza mukigira beza ngo sheri humura uzubaka. Harya wowe wubatse zingahe? Humura uzagira gute? Harya bimeze bite? Mujye mwicara ingo zimwe na zimwe munazigireho. Ubushize tuvuga ibyo kwa Platini, RIB n'abanyamabanga muhura n'ibibazo mukaza mukaganiriza abantu, tugenda tukavuga ngo kwa runaka ziri gute. Mujye mugenda mubwire RIB bafashe, aho kugira ngo tuzumve ngo abantu bicanye, twumve ngo abantu batandukanye. Sava arababwiye mujye ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Abagabo benshi muri imihanda bararira kubera abagore bababaza. Abagabo muri imihanda bararira kubera abagabo bababaza. Ariko tuje kumva umuntu ku giti cye, sheri twumva yuko undi ariwe wananiranye kandi ugasanga uwo niwe nyirabayazana. Ubu biravugwa yuko Vestine yasigaye muri Canada yagiye guhura n'umugabo we. Ibyo ni biri kuvugwa. Ubu nimba ari byo biraje bibi bibazo, nimba atari nabyo biraje bigira. Abandi bati yasigaye muri Canada kugira ngo abone umurongo. Kiwe rero kandi reka nkwere mbabwiza ukuri, ntago ubuzima bwanyu mubamo burangira muri izo ngo mwinjiyemo. Icyo nicyo kintu nshaka kubabwira. Ubuzima bwanyu mubamo, ubuzima bw'ingo bantu mwashatse, ntago ubuzima bwawe bubera bwarangiriye muri urwo rugo, na nyuma y'urwo rugo ubuzima bwakomeza. Abagore benshi mwihanganira mukavuga ngo tebeka nihangane muri uru rugo ngo kugira ngo abana banjye bazige. Je nta bushobozi kudadeki wagiye ukabushaka, uzabushaka utakiriho. Mujye muva mu nzira ingo z'imihanda. Abagabo bamwe bababaza abagore bakagenda bakarera abana bonyine, ejo barangiza bakaza bikoreye ibitwe n'ibinagana mu maguru ngo abana bacu ngo umwana wanjye kana ingoyi waramureze se. Hari abagore muri imihanda biharahaje bakirerera abana ntibariho neza. Wowe uraho ngaho gusa tu ndaje ndabishyira ku karubanda ndaje yego wibwira ko abantu bose bazajya baza bakavuga ibintu byabo bana. Kudadzeki iyo muje hano mu mihanda turaza tuka, kandi niyo waza wigize mwiza. Iyi mihanda nta muntu ujya uyibera mwiza. Oya tujya aho bihiye, tujya aho bishyushye.
iyi mihanda nta muntu igibera myiza. Bimwe na bimwe bamwe rero mwigize indyarya muti nukuri oya mujye mure kuburyarya. Kemure kuburyarya. Nimba udashaka kuzana ibintu byawe ku karubanda, ingo urugo rwe ku karubanda rukureho, nuruzana ku karubanda tuzicara duparike. Haba ubatse, haba utubatse. Gusigara muri Canada byo muratubwira ikibyihisha inyuma. Yasigaye ategura ibitaramo. Hari ibitaramo yasigaye ataririmbyemo. Aracyaruhuka. Cyangwa gahunda ni kudazeki. Wahumbeya wenzangu. Abandi bati yasanze umugabo we. Abandi bati aracyari Canada ari gushaka ibyangombwa. Bishake nyine na divorce nishaka izabere online. Dufite igihugu cyiza rwose, abantu iyo batumvikana bagerageza kubumvikanisha, iyo byanze barabatandukanye. Leta yabasezeranyije ni nayo batandukanye yo mwabishege. N'uburi nimwe bwe mugenda mukavuga murashaka kugusezerana. Leta ikabasezeranya, mwagera mugashega mugasanga mugashaka batandukanye. Leta nayo ntitinza miti batandukanye. Ariko iyo mujana kuri social media nta manza dukemura, ahubwo turavuga. Jihad ni kwa kundi wigira mu musigiti yaburiwe irengero. Shalo biteshu. Ubu nubu turaje tumenye icyamusigaje Canada. Abanyarwanda ni nacyo dukurikirana, kuko ibintu ntago tubizi. Ngo afite ibintu ariko ngo ntago dushaka kubisharinga. Ofete wabirangije ubwo biba byarangiye tayari. Umunyarwanda aricara ati wamwumvise. Urumva. Hanyuma rero tugende kwa Prince Kid. Izo zingo tube tuzivuyemo. Ngo France impundu ngo bimeze gutewe. Urahiriya ncashwa nayo. Oya Jihad, twese tuzira kuvuga ubusa, benshi dusenyerwa n'abatubatse. Igo abenshi nukuri urakoze cyane Dudu. Abenshi ngo zisenywa n'abantu batubatse. Kujya kuganiriza amabanga y'urugo abantu utazi neza ko bari buyakubikire. Byibura abwira n'umuntu uzi ko ari buyakubikire, ariko urabwira umunyarwanda agiye gushyiraho n'ibindi. Niba umugabo yaravuze ati ibi ngibi n'ibindi bihoye, undi nakavuga ati ariko mbabazi Sharon bite umushu ngo agira bupfe bapfuye dadi, ngo ariko bapfuye dadi bapfikize injajwa ndapfuye. Twigire kwa Elisa. Mureke umwana ariko ntiyabona uko utunguka kabeza. Ku mugabo yaramwohoteye. Ndabyumva rwose, ntago nemera ihohoterwa. Nimba yaraguhohotewe koko ari byo cya gutanga ikirego, nimba atari byo si byo kuza kutubwira hano. None se twebwe turakora iki uretse kukota? Nta n'ikindi dukora. Abanyarwanda abantu ngwego mureke twambuke twigire muri Texas. Icyo tuzi, manager yatubwiye ko atameze neza. Ntameze neza mu buhe buryo? Manager se yaba arekaye. Manager se niwe kuza kubiha muri iyi mihanda arabayobewe. Yego ye arewe. Manager babwire byose mubyuke mwamutoreye iperu, mwamutoreye ibaraza. Ariko nakareba yababwiye mu gacumbagirireho dede. Kudedek. Hanyuma ngo Prince Kid ngo bimeze bite? Prince Kid ngo yaraburanye. Hanyuma abandi ngo yarasomewe. Mutubwize ukuri. Ibintu mbamwe muri kuzana muri iyi mihanda social media, aho ni muri buze kuza guteranya Prince Kid n'igihugu. Kuki muri gufata Prince Kid mukamuhuza na politike? Why? Kuki koko? Noneho numvise bari kuvuga ngo ni ibintu ndakotinga hano. Reka nkotinga ikiganiro kiri wacu kuri The Dynamic. Kambumvishe kiri cyakozwe na Samu na Okimu. Kuvuga yisunze akayazana mu rukiko ngo nibaze bavuga ko ukuntu ingeze mu Rwanda bitaba byiza. Noneho bikongeraho n'akandi bavuga ngo nguriya mugore we yaravuze ngo aho yarafungiye kuri station ya Ribu ngo yakorewe ihohoterwa nafatwa ku ngufu. Umugore we mu buhamya
yaravuze ati nafashwe ku ngufu nari mfungiye kuri sitasiyo ya RIB. Abye nakurikiza ukuntu mu rukiko ajya gusomerwa narindiyo. Turatinda kuri aka kantu gato wihangane. Nta bintu byinshi Dusubira inyuma gatoya. Dusubira inyuma gato. Dusubira inyuma gato niba ubyibuka. Twibukiranye sitasiyo ya RIB yari se yaracumbikiweho. Uza kuburanira kuri ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro abagomba kuba ari mu ifasi yarwo. Ubwo yarari swat yarari hehese urugeza amaboko hehese ushobora kugeza iremera se ubwo buhamera wajya Gasabo ubwo buhamera kuvuga yisunze muri kumva akayazana mu rukiko ngo abantu muri kuzana ibintu ngo ibintu bigiye bitandukanye birimo n'ibintu ngo byavugiwe muri urwo rukiko rwo muri Amerika muri mu Rwanda nta na kopi y'urubanza mufite wayi muri gukomeza koko ibi nimba ari byo koko byaravuzwe cyangwa byaranabaye byaba bibabaje nimba koko Miss Elsa igihe yari muri RIB yarafashwe ku ngufu yarakorewe hohoterwa agafatwa no ku ngufu turi kumvikana ibi nimba byaravuzwe mufite ibi bintu mubifitiye gihamya. Ikindi Prince Kid nimba baragize jewe uko byagenda kose njyamye kuri Prince Kid pe muryamyeho 100%. Ikindi mureke ibintu biri mu nkiko nimba koko yaraburanye ategerezwa yaranasomewe afite iminsi yo kujurira ni mureke gutinza ibintu byinshi cyane mureke kubigira byinshi mureke kuza no kurira ku bintu hamwe namwe mukaza no kumuteranya ngo hari abakomeye bari muri uru rubanza abo bakomeye bamwe muri kuvuga ngo murabazi muri iyi mihanda kuki mutabavuze kandi harimo kuvugishwa ari guca muziko kudashya. Ikindi mwategereje abo bantu bakomeye Prince Kid mwamuhaye amahoro mwamuhaye agahenge mwategereje abo bantu bakomeye bakazavugwa nta muntu uri hejuru y'amategeko iyi mihanda rimwe mukaza cyokora Elsa nimba yarahohote ibi koko byaravuzwe muri urwo rukiko rwo muri Amerika Jye sinabihamya cyangwa ngo nanabihakane kuko ntabyo